Rwanda Sdah imnizi. Ndagusohuje muvandimwe ukunda kunkurikira ku murongo w'amateka y'indirimbo uvugira kuri Rwanda Sdah imnizi. Waba ugeze hano bwa mbere, nkuhaye ikaze kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Ndatekereza ko niba wizera Bibiliya, wigeze kumva iby'inkuru y'umugabo witwaga Daniyeli, aho yajyanye na Yesu mu rwobo rw'intare. Zari zishonje, ariko zamubona zikamubona nk'inshuti magara yazo. None se kandi ntabwo waba wibuka inkuru y'abasore batatu b'Abaheburayo aho bajyanye mu muriro na Yesu, umuriro rwose ukabatinya? Nawe kandi ahari ufite ubuhamya bw'ahantu runaka wigeze kugera hari hateye ubwoba, ariko kuko wari uri kumwe na Yesu akahagukura, uyu munsi tukaba turi kumwe mu kumva amateka y'iyi ndirimbo y'148 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Twaguteguriye amateka y'indirimbo ivuga ngo Aho Njyanye na Yesu. Waba uri mushyashya kuri Rwanda Sdah imnizi, kanda kuri subscribe tujye tubana muri gahunda zose zica hano. Ubwo yari akiri umwana w'umukobwa mutoya, ntiyari afite ubuzima bwiza. Kubw'ibyo ibyinshi yabyigishirizwaga imuhiri wabo. Uwo mukobwa muto w'umwangavu yatangiye kwandika imirongo y'ibice bitandukanye by'indirimbo. Yari umwangavu w'imyaka 15. Jessie Brown Pounds ni umwanditsikazi wanditse indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo n'igice cya mbere n'icya kabiri ndetse n'icya gatanu by'indirimbo ivuga ngo Aho Njyanye na Yesu, nubwo igice cya gatanu ntacyo tugira mu bitabo by'indirimbo zo guhimbaza Imana. Jessie yavutse ku itariki 31 Kanama hari mu mwaka w'1861, avukira ahantu hitwa Hiram muri Ohio, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze gukuramo gato, iwabo bamwise Jessie Brown. Se yitwaga Holland Brown na mama we akitwa Jenny Abel Brown. Se yabatijwe ubwo yumvaga ibyigisho by'umuvugabutumwa witwaga Walter Scott. Nk'uko twabivuze, Jessie akiri akana gatoya ntiyari afite ubuzima bwiza. Ubuzima bwa Jessie bwari bufite ikibazo, ariko kandi ubwo burwayi ntibwamuteraga kuba atakora imirimo itandukanye nk'umwanditsikazi wari ufite iyo mpano. Mu mwaka w'1866 umucuranzi ukomeye witwaga Daniel Tone yari ari mu biterane by'umuvugabutumwa w'icyamamare witwaga Mode. Mode yari ari gukorera ibyo biterane mu mujyi wa New York, hari mu gace ka Binghamton. Muri uwo mugoroba Mode abwiriza ikibwirizwa gifite imbaraga cyerekanaga uko Yesu ari umuyobozi kandi umurinzi w'ubuzima bwacu. Mode yabwirije amagambo avuga ngo burya aho tuba tujya hose tujye twizera ko Yesu aba tureba. Mode ibyo yabihuje n'Abaheburayo bo muri Daniyeli igice cya 3, aho binjiye mu muriro badatinya. Kandi yongeye guhuza ibyabo banyagano n'ibyo muri Daniyeli igice cya 6, aherekana uko Minisitiri Daniyeli yinjiye mu rwobo rw'intare zikamugira inshuti aho kumurya. Daniel Brenton nk'umunyamuzika, icyo cyigisho cyamukozeho kimubuza amahoro, kugeza ubwo yicaye hasi agahimba injyana y'iyi ndirimbo. Indirimbo ivuga ngo Aho Njyanye na Yesu mba amahoro. Iyo njyana yari amaze guhimba yayohereje wa mukobwa witwaga Jessie. Jessie wari ufite impano yo kwandika indirimbo. Amusaba amwinginga kumushakira amagambo agendanye n'iyo njyana. Amagambo yamusabye ko yamwandikira kandi
yagombaga kuba ashingiye ku nteruro ivuga ngo aho njyanye na Yesu, cyangwa se aho ariho hose na Yesu. Jessie akimara kumva ibisabwa, nawe yanditse akurikije ya njyana ndetse na ya magambo. Yandika indirimbo ivuga ngo aho njyanye na Yesu, ayoherereza Daniel Brentona. Kuva ubwo iyi ndirimbo ibibaye indirimbo ikundwa cyane. Kuva ubwo yatangiye kwamamara, indirimbo igenda ikundwa kugeza amagingo aya. Turaririmba indirimbo ivuga ngo aho njyanye na Yesu. Ni indirimbo y'148 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Bivugwa ko Jessie yanditse igice cya mbere n'icya kabiri ndetse n'icya gatanu, naho Helen Alexander nawe akaza kwandika igice cya gatatu n'icya kane cy'iyi ndirimbo. Gusa twe mu bitabo byacu tukaba turirimba ibice bitatu gusa. Ni amateka yaranze indirimbo zo guhimbaza Imana. Jessie Hunter Brown Pounds ubwo hari ku itariki 3 Werurwe mu 1921 yaje kuva mu mubiri. Yari afite imyaka 59, apfira hamwe yavukiye Hiram muri Ohio, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye we twabanye mu mwanya w'amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nitwa Jacques Lameck, nkwifurije ibihe byiza. Imana iguha umugisha. Under SDA immunity.